Lamine Yamal niki kimutambutsemo Estavano kari kumuryana hit namaze kumva yuko nuriya mukunzi we bahoze bakundana bamwita Nicky Nicole ngo yamaze kurayikinga umuvandimwe Estavano Peto wa Chelsea bakobwa bimeze bite babona umuntu atangiye kurya hit bakahita bamwiruka inyuma sibo badusubiza inyuma izi manza mujye muzica jya muri comment wanze wandike ibyo ni ibintu tuzaya tugenda twitsaho amakuru yo hanze y'ikibuga mba nangiye kwaka umuriro muri roho banangiye roho itangiye gusimbuka uyu mupira uzaducamo baba we mwalimu yes reka nongeze ko mumeze cyane kabisa muri hagiye atandukanye mbifurize ibihe byiza abakunzi ba mwalimu tistash mwarimu imikino narabibabwiye rero maze iminsi mbigarukaho nageze no gukora ka video mvugura iki mu gihe tujye gutangira ibintu bishya ibintu biryohe cyane podcast nziza muri iki gihugu iremereye cyane murabizi ko mu Rwanda na podcast ikora sport professionally itereka ba legend itereka abakinnyi bantu bakinnyi bagiye bisaba inshuro zirenze imwe ati mwalimu turashaka podcast tuze dushyira amaranga mutima yacu hanze tuvuye mu kibuga kuri pitch tugere muri studio ebana ibintu tubishyire hano hanze tubishyireho umucyo ibyo ngibyo rero byarakozwe cyane mu by'ukuri niyo mpamvu narimaze iminsi ndi kureba bijyanye n'ubushobozi bijyanye n'iki kwejyana ibikoresho buri kimwe cyose ibyo rero nekeza ko tugeze ku mwisho ibintu bimaze gucamo neza cyane kabisa mubanze mwihe amashyi aho muri hose bana muyicyubahiro ibimwe nimwe mwabikoze abatara bagiye badusupportinga mu buryo bugiye butandukanye nabwo ati mfite platform Isho TV ariko mfite n'indi podcast mu by'ukuri mfunguye kugira ngo mushyikire amashusho basa neza cyane bitandukanye byo kuri pitch uyu munsi wa none rero ngira ngo nicyo gihe cyo kubironshinga mu by'ukuri iki ni ikiganiro cya mbere kigiye kuri platform dushinze tugiye guhera kuri zero kugira ngo tuzarebe uburyo kimugenda mukunda ibintu byacu twananze no kurwa ngo indi platform cyangwa se ngo mbyemure kuyindi oya ndavuga tereka dutangire ba bantu badukunda nkundira abantu urwego rwabo rusobanuke babivane mu magambo abishyire mu bikorwa mugani wa nyakwigendera Bravan Ivan namwibuka se komeza rukira mu mahoro ubwo rero nekereza ko tuzakavaringa konti zigiye zitandukanye ariko nubundi zigaruka ku mupira wacu w'inyarugenge ariko niburayi tukagera tugakorayo tuzaganira n'abasiniya nko nagiye mbivuga abanyamakuru bagiye batandukanye bagenda banshyigikira murabazi uhereye kuri team ya RBA yo ba mentioning mu by'ukuri avuga ati mwalimu komeza witereke nekeza ko iki kintu ari ikintu kiza bumvishe kumva ko hari some step nateye mwegera imbere ibintu bikabigiye gukorwa noneho bisa neza cyane kabisa biri professionnel nekeza ko na wundi muntu rwose mu by'ukuri yakumva nyine atari stable kuza kuba yakwicara hanga na umuntu wese azumva ko ari iby'agaciro kwicara kuri iyi ntebe by'umwihariko muri studio nziza cyane kabisa ya Have Sound nekeza ko tuzaba turi kumwe neza cyane kabisa so nzahera kuri inde ndahera kuri president wa Ferwafa Bwana Shema Fabrice sinamuberetse urwego rwasobanutse imirimo ari gukora niri gusobanuka muri Ferwafa muri ya nyubako ibintu byaciyemo neza cyane azaza tuganira hari abanyamakuru ba kwizigira dufitanye ikiganiro hari umutaramu Ruvyanga Koporo Senior Sam Karenzi Axel nawe utajya ukora ibiganiro uyu azaza kumblessing so urumva ko rero nahantu azaba ari ibintu byiza cyane tugana ku buzima ndaza kuza kwabwira uburyo iki episode zaba yitwa ndetse ni biganiro tuzajya dukora nyine uko bizajya byitwa ibyo byo ndaza kuyabwira nyine n'ubundi nciye kuri platform zanjye bwite kuri Instagram na TikTok even na page ya Facebook aho ndagenda mbiforoma mukomeze kugenda mudufollowing kugira ngo mukomeze kugenda mumenya amakuru dutangiye urugendo rushya urugendo rutoroshye cyane nekereza ko gutangirira kuri zero abakoze ama YouTube channel ngira ngo murabizi uye kiba bivunanye cyane ariko iyo abantu bagushyigikira iyo abantu bakwereka ko mu by'ukuri muri kumwe urabyizera ukizera muri process kandi bigakunda nekeza ko nyira nakoze nahikoze muri 2023 ariko uyu munsi wa none igize 1997 haraburi 2003 gusa ngo twuzuze 100 nuko muri iyi minsi nari no gukora bitewe nuko byakwe byaranozuye narindi gushakisha ubushobozi aba partner bamfasha mu by'ukuri kugira ngo uyu mushinga turaninge mu buryo buziguye kandi buhamye buzanaramba apana kuza ngo muhise murekera ukwezi kumwe oya ni ibintu tujye guhereza umwanya tukabitrying tukabigivinga trial kandi bizacamo neza cyane kabisa dushobora kuzagira kuri pitch rero nago tuzahera hano muri studio gusa ahubwo tuzajya twimura ana studio mu by'ukuri tugere ku kibuga ama exclusive interview n'abakinnyi bakiva mu kibuga ariko mu buryo butandukanye nubwo mugenda mubona nyine ku bindi bitangazamakuru niyo mpamvu rero ndi kwabwira ati stay tuned mukomeze mwicara hangaha mukomeze mubane natwe kuri iyi mirongo igari nyine twiyemeje kuba turimo
tugendane nkundira abantu rero nkundire platform pana podcast muri siporo mwuka byaramwe ibintu kuba biremereye cyane baba we. So iyo rero ari ikaze rero nabaherezaga nekereza ko muri iyi minsi mu by'ukuri n'ubundi byo kuganiraho ni byinshi cyane. Siporo iri kwendereya, ama ekipe Nyarugenge tunakomozaho arahari cyane. Murabizi ko hano amaze no kwiyongera amakipe abiri yavuye mu gihugu cya Sudan. Ni ibintu byiza cyane. Ligue yacu hari uburiki mu bijyanye n'ubucuruzi iri gucuruza. Mwabonye ko banemereye ekipe nka za Al Hilal, za Al Merrikh kwerekana match bacishije kuri YouTube channel zabo. Mu by'ukuri urumva ko hari audience tuvanye hara mu bihugu byo kuri Equator, hari kuri Equatorio, harimo izi za Sudani, za Equatoria, bya bihugu byose byejyanye na za Sudan. Bya bihugu babishaka gukurikirana ari ama ekipe nyene barayazi bajya bahura mu ligue hariya muri quartier yabo. Urumva hari abandi bantu tubonye mu buryo bw'ubucuruzi. Ekipe ebyiri zamaze kwinjira muri Rwanda Premier League. Ya mbere yakinnye umukino wayo wa mbere ku munsi w'ejo. Bakina ekipe ya Polisi baranganya ubusa ku busa, bitwereka ko nyamara shampiyona yacu mu by'ukuri ishobora kuba ikomeye. Yenda twebwe twaharuye tubirenza ingohe, ariko mu by'ukuri ama ekipe akomeye cyane. Ariko nanone iyi ekipe arabakinyi tari ifite ko yari mu mikino ya ekipe nationale, ariko ibyo ngibyo nago byahita bivuga ko biduhereza ishusho nyine y'iyo ekipe buri idasanzwe. Tuzajya tubona byinshi cyane. Ndi kuvuga kuri shampiyona y'u Rwanda. Ndavuga kuri shampiyona y'u Rwanda hajya mu tanisiyo mu miyoborere. Ndavuga muri ekipe ya Hosport. Hosport murabizi ko RGB nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu by'ukuri nyuma y'ibitekerezo abafana batambutsaga mu butumwa bugiye butandukanye nyuma y'imikino bavuga ati ekipe yacu iri kujya habi, ekipe yacu iri kuzira iki, tuzatwisiga amarange dutahira akakababa. Ni iki ngiki twifuje? Oya, hano tuje gushaka ibyishimo. Mu by'ukuri ekipe igerageze, ababishinzwe bagerageze bakore ibishoboka byose kugira ngo twongere tugarure ibyo byishimo ekipe nyine Stade y'Inyanza ijya iduhereza. Ibyo ngibyo rero RGB nibyo yakozeho. Ngira ngo bahinduye ubuyobozi binyuzamo Abdara. Uyu rero Murenzi Abdara akaba ari n'umuntu wakinnye ekipe ya Sport, ni umuntu wakuye Nyanza y'akarere ka Nyanza igihe kirekire no muri Gent. Nekeza ko rero kuba agarutse muri ekipe yananayoboye of course hari ikintu bigiye gutanga, hari ishusho bigiye gutanga, kandi nekeza ko bari no bamushyigikiye, arashyigikiwe cyane nk'umwe mu bantu nyine bagize ibihe byiza muri ekipe. Urumva tuzajya tubona ibintu byiza cyane kabisa. Nga tuzasesengura umupira, tuzajya kuri pitch, tuzatumira abantu, ariko tujye no kuri pitch turebe mu by'ukuri uburiki kanani bigenda. Na gusesengura abantu nk'uko bisanzwe bikorwa muri iyi minsi. Nekeza ko na RMC mwabonye ko batangiye gutungamo amatoroshi, abantu basesengura ibintu bitari byo mu kibuga bakajya far part. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo dushaka. Turashaka kubaka mu by'ukuri umupira wa nyawo, tukajya kumva nyine wa mwimerere mu by'ukuri wa baro itembera mu kibuga, itembera gute, amategeko ibintu nk'ibyo ngibyo. Niza siporo tuzagana byinshi cyane. Mfite content nyinshi cyane tuzagenda dukavaringa kuri podcast. Mu by'ukuri mufite za siporo zose, ntabwo ari football gusa. Tuzajya muri volleyball, basket, netball, korfball, umukino mushya wa naje Kigali korfball. Abantu bataranasobanukirwa, ufite karite zijya kumera some character like nka basket. Nanone kubona hajemo ibintu bya netball kinwa n'abantu 8, abakobwa 4 n'abahungu 4, 8 muri equipe. Ni umukino udasanzwe cyane kabisa, kandi wemereye kwataka umuntu mukozeho biteye ubwoba cyane. Ubwo kwataka gute ibyo muzabisobanukirwa. Ibyo rero ni byinshi tujya tukavaringa ngaha. Si ibyo gusa, tuzavano i Nyarugenge twirase Ulaya, English Backs Premier League ibigenda cyane. Baro ibitembera, ekipe ya Arsenal ikomeje kubukombe muri Premier League yayoboye mu by'ukuri rwa championnat. Ekipe ya Liverpool iri kugira se France and slot sinzi cyamutambutsemo, ariko ibyo ngibyo byose bigenwa n'ibihe. Bamwe akaba ati ni ibihe, it matters of the time, let's wait and see. Ibyo ngibyo mukabivuga. Ariko ekipe ya Arsenal ikahita inkomveka ikanyereka ko yamaze kuzamura urwego nyuma yo kwijandika, ikahita yahuranya ekipe ya Borussia, ekipe ya Bayern Munich. Bayern yene ekipe Arsenal yagiye itinya. Murabyibuka bayi bakubita ibitego 10 mu mikino ingahe. Murabyibuka ubwo bwoba yabitse muri ekipe. Uyu munsi wa none ekipe ya Mikel Arteta hari uburyo kinyine iri compact,
bameze neza. Equipe swad dufite navuga ko bafite swad strength isa nkaho yagutse ukuntu bitandukanye na sazo zagiye zitambuka. Noze Martin Odegaard team captain aravunika ariko icyo cye kikata nikize kugaragara abasenga bayibeceza bakazaga kavaringa aho ngaho uri kumva. Mutaramwa Gabriel Jesus aravunika akagenda. Kai Havertz aravunika akagenda. Uyu munsi wa none dufite attack ryana Gabriel Martinelli araza akanyerera Leandro Trossard pasu equipe ya Arsenal uyu munsi wa none navuga ko mu byukuri nimwe mu equipe ifite nyine squad strong kuri cyo ushaka gutakaza umuntu umwe ukabona undi ushaka kuza compensating your gap kandi ibintu bikagenda neza cyane. Mwitonde rero iyi equipe izabatungura nizabatungure yatwaye UEFA Champions League kuko mvuze ubu ngubu kare equipe yagaza neza ari nayoboye round of 16 niyo ya mbere n'amanota 15 andaza nyuma za Real Madrid inyuma vuze ngo iki. Iyi ni Arsenal yiteretse na Arsenal yakoze impinduka kandi bigenda bigaragara mu byukuri umukino igenda ikina umunsi kundi. Lamine Yamal niki kimutambutsemo Estavano kari kumuryana hit namaze kumva yuko nuriya mukunzi we bahoze bakundana bamwita Nicole ngo yamaze kurayikinga umuvandimwe Estavano Peto wa Chelsea. Bakobwa bimeze bite babona umuntu atangiye kurya hit bakahita bamwiruka inyuma sibo badusubiza inyuma. Izi manza mujye muzica jya muri comment wanze wandike. Ibyo ni ibintu tuzaya tugenda twitsaho amakuru yo hanze y'ikibuga mba nangiye kwaka umuriro muri roho banangiye roho itangiye gusimbuka uyu mupira uzaducamo baba we mwalimu. So ubwo rero nekeza ko ni byinshi byiza tuzatuvugaho cyane kabisa ariko sinagenda nababwiye kuri equipe nka Real Madrid mu byukuri ifite umwana navuga ko nekeza ko ari we bazakora ibihambaye cyane ba Cristiano ndetse na ba Messi bakoze naga zabikora nga birenzeho ntabwo nexpecta ko noze Kylian Mbappe yaze ngakore amalikodi arenza y'abantu bagabo twabonye mu gihe cyabo ahubwo byibuze ashobora kuzasingira. Kylian Mbappe aratsinda ibitego bine within a single game muri UEFA Champions League. Ibingibi muri Real Madrid ni Cristiano wabikoze wenyine ubwo bakabira atsinze ibyo bitego mu mukino umwe. Urumva ko duhiga atangiye kugenda tujye niyongera kubikora zitabu wa mbere abe afashe record ategereza abandi bazaza kuyivana. Urumva ko uyu mwana kugenda akere ibintu birenze. So reka tumhereze ikizere nekeza ko umuntu ugira consistency n'umuntu uhozaho nakunze kugira imvune nyinshi cyane. Kylian Mbappe can expect much better from him. Reka tubyitege. Iyo ni Madrid les Blancos barakubwiye ati historia peut résister, historia peut passer, historia peut résister. Amateka twakoze historia peut passer, amateka tuzakora pour que ne resiste nobody can resist. Na muntu wa ariko shamwalimu ahanga ni by'Espanyol bizabyivangamo nibiprotige wumve bitambukanyemo uri ngo rwego rwa mwarimu. Uyu ni umupira twijanitsemo ntabwo umuntu ahaze byerengaza kuvuga umupira oya ibyo ngibyo mu byihorera mu biharire bari ahangaha nuko focus tugasoma tukagira iki twapurika ibya mu kibuga mu gitabo tukabizana hanga kuri muri studio tukabiganiraho mwumva umwimerere w'ikiganiro mwumva iki tugiye kuba duhirita imikino twitotomba imikino bikaryoha mu buryo bwa entertainment umuntu akaryoherwa akagira iki. Uyu munsi wa none abantu barananiwe umudi fan base dufite nyinshi si y'aba diaspora abantu bari Kentucky mumeze mute abantu nk'aba Zebra gimba mbanza kwita mbwira abantu banje beza Imana yaremye ikabatereka sezerano bakavuga ati ariko twebwe tuzatuza kumva zandana indani hanga kuri podcast twagiye tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu munsi wane dufite amashomeza umunsi wane dufite ibintu byiza byo kuganira dufite abatumirwa beza ntago muzadutererana mukomeze mwitereke kabisa content mu sharing kandi tuzatujya tunabagarukaho kabisa muri abantu bacu nkundira abantu nkundire diasporic people. Wow abantu bari tiratseka njye mbakomoza rwego rwabo ni razwi cyane. So ubwo rero nekeza ko ni byinshi tuzajya tuvuga ni byinshi mu by'ukuri tuzajya tugira iki entertaining nabo tuza kubarushya mu bwonko turabizi ko murushye mwamwibe muri byinshi turagira ngo noneho destabilize mvano makabisa abantu bose bana. So ngira ngo rero mwamaze kubyumva mu by'ukuri kandi mwabikunze niba mwabikunze mujye muri comment mutubwira ati ebana stash mukora ibingi turabishimye ariko mwongeremo nakano kantu kusa mwatangiye gutunyiramo tutarabika nibyo dushoboye oya mwemuretsa ahubwo mvuga ati shinjagira gitoro ujye imbere nibyo ngibyo dushaka. So tuzakora upload nko mu cyumweru muzongo kuzamubona content yenda zatumirwa mwebyiri kugira ngo tutazabamara kuko murabizi niba cyane bitetse mushaka kureba ariko ibindi biganiro bye bigiye bitandukanye byo kuri bigaruka kuri sport byo tuzatuza muri studio dusengure tutumire nabandi bantu dusengura atari kuvuga ngo tugana ku buzima bwabo ndetse n'incenje tuzatubakoresha ibyo muzagenda mubikunda cyane kabisa. Ubwo rero mukunde platform mungunde n'abantu muyikundishe n'abandi niko njya mbabwira kandi bino bintu bibe ihame mwarimu.
bandi kumwe na baro yanjye, aha ngaha nariteretse cyane, muzabona byinshi byiza. T on the mic, ndumundira abantu.